Hello, hello, my people. This is Tesi. Nana Turagarutse kandi ni kuri ka gacano kacu tugenda tuvuga ku byerekeye umuryango, wa ukuntu muryango dushobora wacu kubaka umuryango. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, ntabwo ari inshuro ya mbere n'iya kabiri. Pasita, reka twibwire kandi tubaha ikaze. murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Ndabiye Alain, nsengera mu itorero rya Betami hano ku 19 hafi y'Inyange, niho dukunze kuranga cyane tuvuga ku Nyange. Ndi umunyarwanda utuye mu Rwanda. Murakoze cyane. Pasita, turakwakiriye cyane, turakwishimiye cyane turakwishimiye kuri iyi cano yacu. Dufitemo abavandimwe benshi, dufitemo abakunzi bacu benshi. Ikiganiro cy'ubushize abantu benshi baragikunze cyane, bagenda basaba ngo tugarure ku nshuro ya kabiri. Iyi ni pati 2, murabizi pati 1 abantu batarayibona bagende bajye kuri cano yacu basacinge Tesi na Nana, murabona pati 1. Ndabizi ko yagiye avuga ibintu byiza by'urugo, n'uyu munsi nibyo twamugaruriyemo. Nta gutandukira ku ruhande, ni gahunda no kubaka urugo, niko bimeze. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze cyane. Pastor, uyu munsi rero turashaka ngo tuganirize, utubwire. Abantu benshi bagiye batubwira ati muzagarure pasiteri atubwire ubundi ino generasiyo y'iki gihe. Abana benshi bagize ubwoba, ntibagishaka gushaka, urumva, bagatinya gushaka. Bakaguha n'ingero ati uwashatse se we ko mbona n'ubundi atari umazemo kabiri, n'ubundi nta kamaro ko gushaka. Aho utekereje gushaka ugasanga nawe karashaka kubera inyungu runaka, ugasanga mbese bafite ubwoba, nta cyiza babona mu rushako. Ubundi wowe uri na pasiteri mu matorero murabyigisha. Ubundi niki wabwira urubyiruko, niki umuntu yahera avuga ngo agiye gushaka ashingiraho? Murakoze cyane, ndabashimiye rwose. Icyo ni ikibazo ngira ngo kiri mu rubyiruko rwacu, ariko sintekereza ko ari mu rubyiruko gusa, ndetse kiri no mu babyeyi, kubera ko bisa naho biri mu bantu bose. Ikintu cya mbere gituma abantu basa naho bafite ubwoba ni uko batakaje intego cyangwa se umwimerere w'icyo kintu bifuza gukora. Niba umuntu avuga ngo agiye gushaka, hariho umwimerere wabyo, hariho impamvu yo gushaka. Ubundi ni iyihe? Iyo rero umuntu atakaje ibyo akagira indi mpamvu yo gushaka, iteka ryose ibyo bintu bigomba guhita bifata indi sura. Kimwe mu bituma umuntu agomba gushaka ni ukubaka umuryango, hataratekerezwa n'ibindi byinshi turi buze kuvuga. Ni ukubaka umuntu, ni ukuvuga ngo ni umuntu umwe uvuye iwabo, kuko biri bitubwira, agahura na mugenzi we, bakubaka ikintu cyitwa umuryango. Ariwo wa wundi tuvuga ngo Imana igiye guheza umugisha abari babiri bagahinduka umwe, bakabyara n'umusaruro witwa abana bakomoka muri ubwo bumwe bw'abo bantu babiri bahuye. Ni ukuvuga ngo Imana yatangiye umushinga, impamvu ni iyi. Iyo tubibwiriza akenshi dukunda kuvuga ngo ni ibice byinshi bisobanura ibintu byinshi, ariko hari igice kimwe kivuga ngo Imana yashakaga ngo abantu bayiramya, yashakaga ko urubyaro ruyiramya. Ni ukuvuga aba bantu babiri bahuye bazabyara urubyaro ruramya Imana, cyangwa se rwubaha Imana, cyangwa se rwumvira Imana. Hari intego nyinshi rero zigomba gutuma umuntu ashaka. Ubundi umuntu ntagomba gushaka kubera kuko agejeje imyaka yo gushaka. Icyo ni kimwe. Umuntu ntagomba gushaka kubera ko bamubwiye ngo igihe cyarageze ugomba gushaka, ngo ashakire kuri puresha. Umuntu ntagomba gushaka, ni ibintu byinshi, ariko wenda ndavuga ibintu bikeya. Umuntu ntagomba gushaka kubera ko abandi bashatse, kuko abandi boshaka, ariko hari n'abatarashatse. Ugize ngo urebere ku bantu nk'ibyo. Ibyo bintu mvuze, none se umuntu agomba gushaka
atarebeye kuri ibyo ngibyo yarebera kuki nk'umuntu iyo agenda akura umuntu ava mu bwana ukava mu cyiciro kimwe hari icyiciro cy'ubuzima kimwe umuntu avamo akagera mu kindi cyiciro cyo kuba yafata umwanzuro akamenya niyo mpamvu hano mu Rwanda dusanga barashizeho itegeko ngo umuntu agomba gushaka ujurageje imyaka 21 ni ugutekereza ko uyu muntu mukuri abazicagiye gukora abazicagiye gukora abazi ngo ngiye kuzana undi muntu cyangwa ngiye gusanga undi muntu tuzohinduka umuntu umwe bivuga iki tukavanga umubiri tukavanga ibitekerezo tukavanga ikintu ni ukuvuga ngo ndasa n'uwibaraga nkaho nari igice noneho ngiye ku kindi gice kugira ngo twihuze tube ikintu kizima gishobora guforoma ikintu umuntu wese yabona akabona ni ikintu gifite akamaro iyo umuntu abitekereza muri ubwo buryo yumva ko mugenzi wiwe ugiye kuza ari igice canje gisa naho cari gituye ahantu ntazi naje ndi ikindi gice kiri ku rundi ruhande ibyo bice bigiye guhura kandi nibimara bibone kureba ikintu kimwe gifite akamaro muri makeya njyewe niyumva ko nta nkiri jenyine nta akamaro ngomba kumara ndi kumwe na kiriya gice kindi ntabasha kukamara ndi jenyine iyo umuntu yabasha gutekereza mugenzi we gutyo iyaje iyasanze mukuri uyu muntu ni ingirakamaro ku buzima bwanje kuko yaje gukompleta vide yaje Bibiliya ni umupasitori nk'uko mwabivuze Bibiliya izivuga Pawulo niwe bivuze mu Korinto arimo asobanura akamaro k'ingingo zigirirana n'izindi aravuga ngo hano mu maso ngo izuru ntiryobwira ugutwi ngo ntacumariye n'ukuboko ndikuvuga ngo ntacumariye wakuguru we ntacumariye ngo kuko byose nibyo bigize umubiri umwe nubwo ari ingingo nyinshi ariko byose bigize umubiri umwe kubera iki kimwe kiza gitabara ikindi kubera iki kimwe gikeneye ikindi nuko buri kintu cyose ku mubiri kigira role yacu kigira igikorwa gikora ikindi kitokora ntago watega ugutwi hano uguza wumva cyane ngo uhumurirwe nta muntu bakubwira ngo ikintu kiri hariya ko kiranuka cyangwa ko kiragira gute ngo nurangiza ngo ure kugitega ugutwi utega izuru kugira ngo unukirwe siko bimeze ni ukuvuga ngo rero umuntu wese ushaka umugore cyangwa umugore ushaka umugabo agomba kumenya ko cyari igice kimwe cyari kibura mu buzima bwe hari igice kimwe cyari kibura mu buzima bwe urumva rero uyu muntu iyo ageze mu buzima bwawe wumva ko ubaye complete wuzuye ikitari cyuzuye none se pastor aho ngaho ko numva cyane cyane wagiye muri Bibiliya none cyane none ivy'ikigega soko none se iyo noneho rwa rugo mwarugize business mvuga niki ukaza kuko ubu niko nibyo bigezweho muri iki gihe ugasanga ntukunze umuntu kuko ushaka ca gice kibura mu buzima bwawe ahubwo kuko urumva uwo washatse ari igice ushaka ya vide ushaka kuzuza nuko ushaka ngo umufatanye mwubake mwembi ariko noneho basigaye ni inyungu sibyo agutage nta rukundo ni inyungu gusa avuga ati pastor uri hariya jewe niba adafite inzu ntagira imodoka ntagira aya mafaranga ntibikunda ku buryo ubu ngubu abana asigaye yanga gushaka akaba akavuga ati jewe sinoshaka umuntu tungana angeze kuko isi afite iki akaba yashaka n'umuntu ungana na se akaba ati genda ishakira kiriya gisaza akavaringa ibyifuzo byanje byose nanapfa azasigara mu mitungo kizo ngo si iki gihe kandi no mu nsegerage madamu basezeranya yashatse umuntu umuruta gutyo kandi mukuri ukabona nta rukundo ruba rurimo n'abahungu kandi nabo ni uko asigaye yanga gushaka umukobwa bangana akajya gushaka umukecuru kandi ugasanga n'ubundi ntibamaranye kabiri ni hahandi nyine cyane cyane iyo bakoze iryo vangamutungo nuko biri kugenda abahungu bisubiraho barakaye rero bamenye ubwenge ariko ugasanga n'ubundi yagukeneye inyungu niba yabonye ya nyungu ahita ashaka ngo umukore divorce ivyo bintu muri kubona bimeze ate no mu nsengero
nk'uko natangiye mbivuga ko umuntu agomba kuba atekereza ko hari igice ciwe kigiye kuza kugira ngo yuzuzemo. Iyo iyo ntego yapfuye, umuntu akaba afite ibindi ashaka ko agiye kuzana, wabitanga bivuga neza. Iyo ari bizinesi ntabwo utekereza kuza gukompleta vide yawe, kuko ahubwo ico uba ushaka gusatisfa ibyifuzo byawe, uba ushaka kugira ngo unyure ibyifuzo byawe. kandi mu mibereho, mu mibanire y'umugabo n'umugore hari ico Bibiliya ibivugaho. Nabwo ndavuga ko bivuga, Bibiliya iravuga ngo umugabo ngo agomba guharanira iby'isi kugira ngo abone ico aneze, kugira ngo anezeze umugore we. N'umugore nawe nuko agomba guharanira iby'isi kugira ngo abashe kunezeza umugabo we. Birumvikana? Ni ukuvuga ngo rero, kubera iki Bibiliya ivuga iki kintu? Bibiliya iba ishaka kuvuga ko igihe cyose ngiye gushaka ntareba ku nyungu zanje, sindeba ibyiza byanje, sindeba ibyiza bizaho, ahubwo nza mparanira ibyiza bigana kuri mugenzi wanje. Iyo rero umuntu ashakiye umuntu hari ibintu agomba gusibura, agomba kuba afite, ubwo nyine siwe mpaye nza mbazanye bya bintu byiwe, nyine mpaye niyunga n'umunyabushobozi, kandi ubwo bushobozi guteka byose ibyaduhuje, ubwo bushobozi iyo burangiye ubwo nyine umugozi uduhuza uba warangiye. Ariko twakagombye kuba duhura, ndabigarukaho, twakagombye kuba duhuzwa nuko numva ko hari vide yaje, kandi noneho iki gice kindi giturutse hariya kagira intego yo kukinezeza, nacyo kikagira intego yo kunezeza. Aba bantu bahurira ahantu hamwe ari ikintu abantu bazakunda kuvuga ngo urugo rwiza ngo ni ijuru rito. Ariko iri ni ijuru ritari risanzweho, riza riremwa n'abantu babiri. Ni ukuvuga ngo umuhungu akava iwabo, niko Bibiliya ivuga, n'umukobwa akava iwabo, zanagenze neza ubu niko byagenze mu guhurira. Niba iwanyu batuye hano i Masaka, n'undi agatura hehe, ni ukuvuga ngo muri mu guhurira nk'i Remera. Ni ibivuga ko umwe yavuye iwabo undi yavuye iwabo. Tizaciyemo, ntawe ukiba iwabo, ntawe ugitekereza ngo ari iwabo rwose. Aho noneho iyo mumaze guhura rero, ni ibice bibiri by'amajuru. Ibitekerezo biri muri nje ni ijuru, ibitekerezo muri wewe ni ijuru. Noneho rero iyo rero njewe nirengagije ko hari ijuru ryanje rikenewe na mugenzi wanje, namara ngakenera guparticipa mu ijuru rya mugenzi wanje, tuzora ibyiganiramo, kuko n'agace gatoya nuko azoza n'agace kamwe. Bivuga ngo intego yo gushaka niri mu gutera amadivorce. Niba umuntu ashatse, dukunda kubivuga tubisubiramo cyane, mu kuri hari ibireberwaho iyo umuntu agiye gushaka, tutokwirengagiza. Byonyine icambere ni urukundo umuntu akunda wa muntu. Ndaza kugaruka kuri bino bintu dushaka kuvuga nk'aho ari bibi bireberwaho, ariko mbiheze indi sura uburyo bishobora kureberwaho. Ikintu cya mbere ni urukundo, rwo ntirusubirwaho rwose. Niyo mbuto Imana yashize mu mutima w'umuntu, izigenda mu bandi igihumbi, ugatoramo umwe, ukamutora, kandi atarusha abandi, nta n'ikintu na kimwe arusha abandi, ariko wowe muri wewe ukabona hari icyo arusha abandi. Iyo ubwo ni urukundo. Ariko buri urukundo rw'ubushuti rutandukanye n'imibanire, rutandukanye n'urukundo rukuganisha mu kuzabana iteka. Niyo mpamvu nyuma yo gukundana aba bantu bagomba kwicara, noneho tukiga umushinga hamwe wo kubana.
tukiga umushinga wo kubana. Uwa mbere ni umushinga umwe azana agaporopoza mugenzi we akamubwira ngo naragukunze, wagira amahirwe na mugenzi we ugasanga yaramukunze. Ibyo bintu bikaba birahuye. Noneho uru rukundo ntirugarukira aha. Impamvu rusenyuka vuba ni uko hari ibyo rutaba rwibanzeho. Ubwo urukundo rw'umuryango mu kuri ntabwo ari urukundo rw'ubucuti bwo gutekereza ngo njye nawe twarahuje turimo turaganira, mana yake hari n'ibyo twakora nanone ejo bitagira two bitandukanye. Niyo mpamvu iyi periyode ya fiyansaye teka njewe iyo nimo nigisha abageni nzababwira ngo nico gihe cyo kuganira, mukava muri urankunda ndagukunda, ukunda iki, nkunda shokora, nawe tekereza nka shokora, kuko uvuga ngo ukunda shokora ako ni akantu uvuze ubwo, ariko si kukunda kuko ufite ikindi kintu ukunda wakagombye kubwira mugenzi wawe. Kandi rero mbasobanurire gutya, buriya umuntu ni umurima ubibwamo imbuto, kandi umuntu agira amaperiyode iyo kuba umurima cyane cyane ubutaka bwiza bushobora kubibwamo imbuto. Iyo umuntu akiri umwana mutoya uwo mubibamo icyo ushaka, uwo mubibamo ubugome, uwo mubibamo umutima mwiza, kandi umwana akawukurana. Siko bimeze? Iyo umuntu ageze igihe cyo gushaka umutima we uhinduka ubutaka bwiza. Murabyumva? Noneho bwa butaka bukaba ubutaka bushobora kubibwamo n'ikintu icyo ari cyo cyose, ikibi cyangwa iciza. Niyo mpamvu abashakana bagomba kumenya muri ya periyode, iyi periyode niyo periyode umuntu azabwira mugenzi we ukuri gutuye ku mutima we, kandi icyo umubwiriye hahandi umenye ngo urimo urabiba mu murima mwiza ufunguye, urimo ifumbire, mu buryo ukeneye kukumva, mu buryo ibyo bintu bizohinduka amateka yanyu, kuko ibyo muvuga ni haya hantu nibyo mateka yanyu. Rero ikibazo kirimo kubaho abasore ntibavugana, ahubwo icyo bakora bavuga ubusa. Ukunda iki? Njewe nkunda umuntu uheza agaciro anniversaire yaje, njewe nkunda umuntu uheza agaciro umpostinga, njewe nkunda umuntu uri proud ko turi kumwe nawe, urimo uravuga ubusa. Naguciye mu ijambo uvuze ako kantu. Hari abantu rero azi ngo izo nyine bavuga kuguha keya, niba ushakanye n'umugabo akenshi urabona umuhungu akiri gutereta, nyine akora utuntu nyine nk'utwo nyine dushimisha abakobwa, amaresha mugene, akaza kuri izo gifti, akaguhamagara buri kanya, akagusohokana, sibyo? Noneho wa mwana w'umukobwa iwe akamagira ngo niba unashakana niko bizokomeza. Urumva? Noneho yamara kugeraga mu rugo wa muhungu ga ntabikore, urumvaga ntiyo bivamo. Keraga bagize inshingano nyinshi, noneho yaba atari kubikora rero nyamukobwa rero twebwe kera kiba ari ikibazo, agahita yumva ngo uyu muhungu yarambeshaga, ntabwo ankunda. Erega basigaye batandukana, ngo ntiyamupostinze kuri anniversaire, ntiyamuhaye ururabo, ntiyamusohokanye, nyine twa tuntu two kugenda babeshabesha mu bantu, yaramuhararutse, ugasanga biteye amakimbirane kuba baba na divorce. Ese koko iriya caring ihuye n'urukundo? Nihe bitandukanira? Umugabo ashobora kutagukora ibyo ngibyo ariko agukunze, cyangwa abagabo bose nyine iyo umuntu akweretse ibyo bintu yagera inyuma agahinduka ntabikwereke, aba yaguhararutse. Okay, kuko narimo mbivuga, ni ukuvuga ngo rero nkuko narimo mbivuga, aha hantu niho hantu ho kubibira imbuto umuntu yumva izabaho mu buzima, tukaba twapulaninga ikintu kizatubeshaho mu buzima. Kuri cya kibazo cya mbere mwari mwasobanuye, niho umuntu ashobora kumenya akabaza mugenzi we ngo ese wumva tuzagera kuki, wumva. Noneho iyi periyode nihinduke periyode yo kubaka ikintu tuzobamo. Hari umuhanga wavuze ngo buriya umu enjeniyeri ngo iyo asohoye inzu akubaka inzu nk'iyi ngiyi, ngo mu mutwe we haba hariho inzu nziza irenze ya yindi yasohoye, kuko ntabasha gusohora ibyo afite mu mutwe. Wabyumvise? Mu mwanya tukiri mu kubaka umushinga, hari ibiganiro tugomba kuba tuganira
bidufitiye akamaro kazatwubakira muri future kuruta kuba duhe tuganira ubuntu bw'ubusabusa. Mbite bihuza n'iki? Nyine iyo twaganiriye ubusa tuba twubakiye ku busa, manafubusa dupfa ubusa. Iyo ubuzima bwacu twabwubakiye ku magifiti, twabwubakiye mu kubwirana, mu gusohoka, twabwubakiye mu bintu nk'ibyo, mbese ibi twita keya, urabyumva? Iyo twazubakiye kuri ibyo, iyo bifite iriya ugomba kumenya ko bigomba kuba, kuko utu dufaranga yagaza kuzaniramo iherena ururabo, noneho ngubu karazitahana mu isukari. Nose yo kuri isukari iwanyu, ariko noneho banza umenye ngo ibyari priorite muri ico gihe sibyo bikiri priorite mu kuri. hari n'igihe gaba yabikora gutyo pastor kubera kugira ngo gushimisha kandi atari akunda akiri mukiri muri fiyansaye nyine akabikora nyine gusa aba yakoreraga mu nyungu zawe, abakorera mu byo wowe abona ushaka. ariko noneho nyuma yo kuguha ibyo ukunda, iyo mumaze kugera mu muryango, umuntu wese agomba gushaka icyo umuryango ukunda. Noneho tukaba tugiye gukora icyo umuryango ukunda, aho kugira ngo dutekereze ku nyungu z'umwe icyo umwe akunda. Rero muri aya magambo ndumva ari uko nabisobanura, reka ngere ku rukundo. Ndumva nabisobanura muri ubwo buryo ko iki gihe cya fiyansaye ari cyo gihe cyo kubaka ikintu. Nico gihe rero umuntu ashobora kwibanda ku mibereho y'ugiye kumutwara, ukaba wakwibanda ku mibereho ye mu kumubaza ibibazo. None se kuvuga ngo tuzobaho k'umugabo, cyane cyane umukobwa kubaza icyo kintu, k'umugabo tuzobaho muri Kigali gute? Winjiza iki? Ninjiza iki? Gishobora gutuma noneho tuvuga ngo inzu z'i Kigali uyu munsi turazikodesheje. Icyo kiganiro ntabwo kiri mu byubaka, ntabwo kiri mu kiganiro cyo gutekereza ngo exige ngo mugenzi wawe agomba kuba afite ibyo utekereza ko atagomba kuba afite. Niyo mpamvu dushobora no gusubiza inyuma igihe cyacu tukavuga ngo tubanze dushake ibi by'ibanze bitwubaka kugira ngo tutahinduka umuryango usabiriza umunsi twari twakoze ubukwe. None se pastor hagata ndabizi kugiye kubaza ikibazo hagata, ntabwo nshigikiye umukobwa kuja ku muhungu ngo nuko yujuje ibi bisabwa, afite inzu, afite imodoka, afite ibyo bindi byose duhe dutekereza binini, ariko hari iby'ibanze, hari ibintu by'ibanze umugabo utekereza kubaka urugo agomba kuba afite. Uretse ga n'umukobwa n'umuryango turabibaza. Iyo atwishaje akatubwira ngo nakundanye n'umukobwa mukuri, turamubaza ngo none uwatekereje iki? Muzobaho gute? Muzoba hehe? Ibyo bibazo kubibaza mugenzi wawe nta kintu kinini kiba cabaye, ahubwo ibyo biganiro nizo biba bikenewe. Noneho akakubwira, aho kwirirwa kubwira ngo uri mwiza bitazobagirira akamaro ejo hazaza, akakubwira proje. Ati ndabona muri proje zanjye mfite iyi n'iyi, wewe ufite iyi, nane mfite iyi n'iyi. Byaba byiza mwasanga mwe mufite proje uko bikose nubwo ikiri muri proje, ariko nimuyishira mu bikorwa ntawe izabangamira, kubera kuko waje uzi ko ari byo. Narakubwiye ngo aje proje yanjye no gucuruza amagi, sibyo? Numva nagushika ngo yango amagi ngo ateye isoni ngo ejo ngo bazosanga bikoreye amagi, kandi ariko nakubwiye tukiri hariya narakubwiye ngo nzocuruza amagi. Nibivuga ngo bishirwa mu bikorwa kubera ko twabiganiriye hariya. Tugomba kuba duhaye tuganirira, aho tuganirira hariya hantu tuhubaka ibintu bikomeye. Ubwo rero aho hantu umuntu yabaza mugenzi we ico afite kugira ngo abashe kubaka n'umuryango we, ariko ntimusenye ngo nuko adafite ivyo ari ryawe ryifuza. Bibiliya izivuga ngo kenshi izo musaba muri Yakobo ngo musaba kugira ngo muzayishira ari ryanyu, kuko hari ibintu by'ibanze, hari n'ivyo kwayishira ari. None se wewe ivy'ibanze umuntu niba ashoboye kwishura inzu
muzabamwo kuko ibyo ni iby'ibanze akaba ashoboye ku salere ye ikaba yabagaburira ibyo nyine ni iby'ibanze birahari iyo ariyo hamutekerezaho inzu ukamutekereza ukamutekerezaho inzu ukamutekerezaho imodoka ukamutekerezaho ngo nimurangiza ubukwe ngo muje Dubai urashaka ibyo kwayishyira ari ryawe urashaka ibyirari ariko mukuri ntushaka ibintu by'ibanze by'umuryango ubwo rero none pastor ewe uvuze akantu keza pe none se watubwiye ngo urugo ngo ruba ijuru rito iyo wazanye ijuru ryawe karihuza n'iryanje tushake kwenjoyinga mu ijuru rya mugenzi wawe siko wavuze kandi ko kuri bimeze urongera tubwira ngo abantu baganira muri cya gihe cya fiyansaye ubu akenshi ubu nta fiyansaye kihaba ubu ngubu umuhungu asigaye avugisha umukobwa kuri telefone batanaziranye ukwezi kumwe akamuporopoza akava hanze akaza bagakora ubukwe ntibaba baziranye mu kuri iryo juru rito uko umwe ntazaba agiye mu ry'undi si hazazamo nuze bakaja kurwaniramo za karate hari ukuntu ubu umukobwa no ku muhungu noneho bateretana bavugana ibyo kubana sibyo ugasanga ngiye mukobwa ntabwo kubwira umuhungu imva mutima zanjye muri ya fiyansa yacu kavuga ngo uyu muhungu sindamumenya reka nirimite ahubwo mbanze mwige nzamwige twageze mu rugo nzabone kumubwira ukomeza ego ku kibazo cya mbere ni ikibazo kivuga ubu buryo buri buhari bw'imishakire abantu bashaka dukoresheje rya juru umwe afite ijuru hariya undi afite ijuru hariya kugira ngo barihuze rihinduke ijuru rizima riza gukonteyinga umuryango wose mu kuri hari ibintu byasenye imiryango ya kera hari n'ibihe bisenya imiryango y'ubu kandi buri bantu bose basenywa abantu bose bazasenywa n'ibyo bafite n'ibibarimo izi ngo zirimo zubakwa none zubatswe muri ubwo buryo bw'uko abantu bavuganye uno munsi kuri telefone kenshi usanga cya kintu cy'ibanze twavuze urukundo rudahari atari urukundo umuntu ashobora kuba akunze ibya mugenzi we reka mbigarure kuri rya juru navuze ni ukuvuga ngo umuntu wese ku ruhare rwe azarema urugo rw'uko rugomba kuba rumeze niryo n'isi juru agomba kuba arema uko urugo ku ruhare rwe ndumva urugo rwanjye rugomba kuba rumeze gutya kandi ni ukuvuga ngo rero kubera ko nijoro ihawe urema iyo poroje ni injuka irimo niremamo jenyine umugenzi waje sindamurebaho noneho rero uruhare rwanje kugira ngo iri juru rikomeye ngomba gukora iki 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 na mugenzi waje nagira amahirwe ngasanga iriya hirya ari nawe nuko yatekereje iyo duhuje ibi bintu bihinduka ijuru rito ariko iyo umuntu atekereza ku ijuru ry'undi akavuga ngo uyu muntu ijuru rye ngomba kuganamo rigomba kuba rifite iki rigomba kuba rifite iki rigomba kuba rifite iki muri makeya njyewe sinirebaho nta ruhare rwanje rwo kunezeza mugenzi wanje ndashaka gusa ngo ibyo akora byose we naje dufatikanye kunezeza akomora ko ubizo munavuze uriya muntu niba ari umugabo cyangwa umugore we naje duhagurukire rimwe tuze kunezeza tuze kunezeza njyewe nje nta ruhare rwo kunezeza mugenzi wanje iyo ibyo bibaye iteka ryose urwo rugo mbese muri makeya nizo zazindi muzamubona bishika bigacikamo kabiri ni ukuvuga ngo umwe aba yagiye ntacyo ajanye mugenzi we akagena akagira icyo azana wenda mwamara kubihuza bikaba bitoye uko biri kose iryo juru riba ritoye mworiziganamo umwe akagwa hirya iyo niyo yitwa divorce umwe akagwa hirya ntimwokwirwa hagomba kuzana ibintu bibiri bikiyunga byarangiza kwiyunga bikabona kubafasha muri makeya aba bahungu n'abakobwa ntabwo twabona uko tubisobanura kubera situwasiyo iri mu isi
yo gutekereza ngo umuntu agomba gukundana n'uwo bicaranye gusa, ariko icyari cyiza ni uko abantu bafata umwanya bakaganira. Byashoboka ko umuntu yakunda umuntu uri kure cyangwa kuri telefone, birashoboka, izo zo zirashoboka. Wenda ndatanga urugero kera uko twumvaga byagendaga. Hari igihe ababyeyi bagendaga bagakunda umuntu, ubwo ndashaka gukoresha ijambo gukunda ataraveri cyangwa biciye mu baranga, birumvikana. Kera umuntu yarazaga yagera ahantu umuhana agasanga umukobwa mwiza, yarasize umuhungu iwawe uhawe ushaka, akamushimira. Bamwe iyo ari nk'umufamiliya agasiga abajije, akamenya gusa ngo ntimuhuje umurara, yarangiza agahita abaza ati dufite umuhungu wacu, umuhungu wa mukuru waje cyangwa umuhungu waje, akavuga ati uyu mukobwa wanyu turamufashe rwose, turamufashe. Yashikiriye umuhungu akashaka akamubwira ati nakuboneye umugeni, naramubonye, naramushimye. Kubera icyizere umuhungu afitiye se cyangwa afitiye undi, akavuga uko biri kose uwo yabonye nabi. Hari ibyo umubyeyi yagendeyeho, yagendeye ku muryango mwiza, yagendeye ku isura nziza y'umukobwa yabonye, ngakunda ataraveri ya wa muntu. Ibyo birasobanutse cyane. N'aba bantu bava hanze rero mu bihugu byo hanze, birashoboka ko umuntu yakunda undi ataraveri y'abaranga, abari aho bakavuga ati ni umuhungu mwiza rwose, turabona nta kibazo. Ndaza kuvuga akandi gapwe negatife kaho, ni umuhungu mwiza, ameze neza rwose, mwakubaka aho ngaho. Noneho ni nka kwa kundi ko basaza bagendaga bakabona umugeni bakamushima, cyangwa bagashima, cyangwa umukobwa bakamushima cyangwa umuhungu bakamushima. Urabyumva? Ubwo buryo bwo ntabwo twavuga ngo ntibwabaho, kubera ko noneho isi yaratandukanye mu buryo ariko noneho hari akandi gapwe kari negatifu aha ngaha. Igihe cyose ugiye gukundana n'uwo muntu, kubera ko hari abahuza, ugomba gutega amatwi abahuza. Ugomba gutega amatwi abahuza, nturebe ku nyungu zawe y'ibyo uhawe utekereza ugiye kubona muri uno muntu, kuko nibyo biba bisenya, ahubwo ugatega amatwi abahuza. Gute? Ukabanza ukareba imico n'imyitwarire y'ukeneye kubaka umuryango. Ese uyu muntu afite iyi mico n'imyitwarire yo kuba yakubaka umuryango? Iyo ibyo bitibanzweho, niyo mpamvu ugenda urwa rukundo rugasenyuka, kubera ko nta muhuza wabaye hagati. Noneho aha ngaha umukobwa iyo atabaririje umuhungu, nk'ibi ngibi dufiteho kenshi, ico umuntu abaza ni igihe gihugu arimo, sibyo? Izo zo biri dangerous, izo zo rwose ni ikibazo gikomeye cyane, ni ibyago bikomeye, bizagira ingaruka ku muntu wese wagize izo bitekerezo. Igihe cyose utakunze umuntu, wakunze igihugu, iyo ukigezemo uza usanga ibyo watekerezaga atari byo bibayo, ukabonayo ibindi utatekereza. Noneho byaba bisha, na wa muntu akaba musha mu buzima bwawe. Uwo muntu kwangana kwiwe nawe mugasanga nta bintu byinshi, ni ukuvuga ngo muhise mutandukana. Ushobora kuba utekereza uyu munsi indirimbo cyane ni Amerika, kuko niyo nkaye iri imbere ku isi. Umuntu agatekereza ngo agiye muri Amerika, ariko bagezeyo batubwira amakuru ko amafaranga utayabona nk'uko uhawe utekereza, uyabona ugowe. Noneho rero iyo utatekereje uwo muntu, ntanga urugero, ndimo ndasanga umugabo, nibwira ngo uwo mugabo, cyangwa niba ndasanga umugore, nibwira ngo uwo mugore tugiye gufatikanya twubaka umuryango wacu, tugire icyo tugeraho, sibyo? Singira icyo nitaho, barambwiye ati umuntu ni umunyarumogi, umuntu ni umusinzi, ntacyo azamara. Ni ukuvuga ngo ni wabo bamufasha, n'utu dufaranga uzabona n'imfashanyo bazamuha, izo ukabyirengagiza ugatekereza hanze. Iyo utibutse hanze, uza usanga biro, uza usanga
amafagitire ahari bisaba ko muyishura muri mwene amadeni warangiza gukegera mugenzi wawe kutaza ngo dukore twishura amadeni na burya bwose sinagaza nkora kandi amakuru wari uyafite cyane niba uraza kunkoresha none ntahoraga nkora ngwino ukore kuko nawe warayariye ngwino ukore urumva jewe mbeho kuko nibwo data na mama barakoraga kabaho noneho niwe ugiye kuntunga ko numva ko umukobwa we barara mu rugo yirengagije ikintu cy'ukuri atekereza viza gusa none ahindutse umudivorce muza atari yanatekereza utaramara n'umwaka pastor rero icyo kibazo rwose kirahari cyane mu rubyiruko ugasanga ahubwo ubu ngubu iyo umugiriye inama uhita uba umwanzi atavuga bari kungirira ishari ari kungira ishari ari kwanga kongera n'ababyeyi kandi bakamushigikira yaje gushaka akavuga turiya umukobwa yitwara nabi baramuzi abantu bose aratega anywa urumogi akamavuga ngo mubiri umuntu ubona ngo kuriya gusa umuntu kwanga konjani ngo yangirisha kandi ntamenye ko yamara kugeraga hanze bikaba bimunanira akamadivorce ku munota wa nyuma noneho ikindi kibazo nshaka guhuza nacyo pastor tubwire abantu bashakana batari muri age imwe kubera za nyungu nyine turi kuvuga ushatse umusaza w'imyaka 50 cyangwa 50 uri umwana w'imyaka 18 sivyo uwo muntu mukuriye kubyara kandi ryajuru rito ndabona ntaho bizahurira kubera ko umwana w'imyaka 18 aracari muri adolescence umugabo w'imyaka 50 izo bintu yarabirenze wa mwana rero wagiye gushaka wa musaza kubera bya bintu yamukurikiye yabona ya mafaranga ya mamodoka iwe azamagira ngo nagera mu rugo azajya kuryosha kubera ya myaka arimo kandi ntibizahura n'uriya musaza urumva iwe akamagira ngo urugo ni nk'aya mafilime y'ibihinde ntuzonda za filime z'ibihinde z'inkundo birirwa batoratora ubusa akagira ngo ni ku rugo bizamera yagera yakwikoza ku musaza turi mu biki yazamubwira ngo gusohoka ati ibyo ni ibiki ati umugabo we ntago ahunze kandi karazana ibidahuye abo bantu ni icyo bababwira maze none abana bijamo bazi ingaruka zayo reka mbere ku cambere cakindi wabajije cambere ni ukuvuga ngo umuntu iyo yirengagije indangagaciro zo kurangirwa akabyirengagiza zose akabigira ishari aba afite ikindi kintu cihishe inyuma Bibiliya izivuga ngo irari ry'umuntu ngo riza ritwita bwaca ngo rikabyara ngo rikabyara icaha bwaca ngo kinaco kigatwita ngo rikabyara urupfu niyo procedure y'uyu muntu igihe cyose ntago mvuga ko amagambo yose avugwa ari ukuri nyine umuntu ntagomba kwehereza agaciro yose ngo nawe ntiwokubaka ibisenya zoba byinshi ariko byibura niba ubajijwe ikintu bazana ahandi ukora research nyine iyi ni iminsi y'ubushakashatsi burimo kugira ngo mugenzi wawe ubashe kumutahura no kumumenya neza sibyo iyo wirengagije ubwo bushakashatsi bwose ugatekereza gusa ku kintu kimwe cyitwa gusa kuba gukuye muri Afurika kujana muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa muri Australia cyangwa mu Burayi uba wirengagije ikintu cy'ingenzi amaherezo n'ubushika uzaba umeze nka ryarari ryatwite ryamara rikabyara icaha urupfu rero ni divorce ubwo divorce ibibaye ikindi cya kabiri warumbajije icyo gushakana imyaka itandukanye ntekereza ko kiri muri bimwe mu byago bishobora gutera divorce kubera ko mu gushaka iyo abantu bashakanye bahuje imyaka baba bahuje n'amapriorite baba bahuje iby'ibanze mu buzima bwabo baba bahuje icyo bashaka umuntu akavuga ngo ndashaka iki ugasanga bagihurizaho na mugenzi wawe ariko iyo uko imyaka igenda itandukana n'amapriorite agenda atandukana kandi iyo amapriorite iyo abantu bageze mu rugo za bindi zo kwitana naho muri bwa buryo bw'amagifiti twavuze biza bisa n'ibirangiye noneho mukinjira mu mapriorite mukinjira n'iki gisabwa n'iki kibanze mu rugo rwacu n'iki cyo twubakira urugo sibyo aba bantu babiri rero ikintu cubaka urugo rwabo
ntiwogihuriza Mm. ntabwo bishoboka Mm. kubera ko uko umuntu agenda akura hari ibintu amaso ye agenda afunguka abona bimwe akabisuzugura ibindi akabiha ibindi akabiha agaciro Yego. umutoya we bya bindi uhaye agaciro ugasanga si byo ahaye ahaye agaciro agaciro Yego. aba bantu rwose bagira urugo rufite ikibazo baba bari muri risike yo gusenya nini cyane byagira ikibazo kimwe Mm. cyangwa se bibiri icya mbere iyo umutoya atisumbukuruje ngo ahite yihuta cyane yinjire muri bya bitekerezo by'umusaza Yego. cyangwa by'umukecuru cyangwa by'umukecuru iyo adahita yisumbukuruza ngo ahite yifata nk'umusaza habaho konfuri izo twita muri konfuri ya generasiyo generation conflict ibaho usanga hariho urwo rugamba cyangwa iyo umukuru adahise yimanura ngo amanuke asange ya myaka mitoya urabyumva iteka ryose konfuri ya generasiyo ibaho kandi niba hari ikintu kigoye ni umutoya kuzamuka ngo atangire gutekereza nk'umuntu mukuru niba hari ikintu kivunnye kitoramba ni umukuru kumanuka ngo atangire atekereze nk'umwana mutoya ubwo rero tubirangije tuvuze ko ababikora bashobora kubikorera ku nyungu ariko izo nyungu iteka ryose bakabaho urugo rutishimye kuko ibyishimo by'urugo ni uguhuza amapriorite mu muryango iyo umuntu avuze a undi akaza akavuga a umutekano mu rugo ubaye ariko iyo umuntu avuze a undi akavuga f kubera ko na za se yazirenze urumva aba bantu bazahorana urugo rutishimye umwe agomba amanuka asanga undi kandi usanze undi mbirangiriza kuri iri jambo usanze undi azofata ishimye kuko azoba yinjiye gusa muri cya kintu cyo kunezeza mugenzi we Bibiliya iravuga ngo umugabo ngo aharanira iby'isi kugira ngo abone uko anezeza umugore we sibyo ikongera ikavuga ngo umugore nawe azaharanira iby'isi kugira ngo abone uko anezeza umugabo wabyumvise noneho rero hazobaho gutiba umwe atekereza kunezeza mugenzi we adatekereza ko mugenzi we azamunezeza kubera ko ntibishoboka ko mwosingirizanya imyaka eza manuke tangire dusohoke tuzane amakado tugire gute ndi umusaza w'imvi nzopfa ntishimye aha kubera ko ibinshimisha ni ibindi bitandukanye n'ibyo ngibyo gusohoka ntirurimo gusohoka njyewe ni gaspillage gusohoka tukagira ibihumbi 100 ni ukumara ibintu niko byita ni ugufata ibintu tugasana bataye mu muriro tugatwika sibyo wewe ni umunezero w'abantu bababonye wo kwenjoyinga nzopfa ntishimye rero nawe nutekereza ugatekereza ngo uzamuka uhita ungana nanjye ni uko ngo bya byishimo byawe byose uzorinda upfa nta byishimo ubaye niyo mpamvu ibibazo biri mu kuba mugasanga muri izo ngo habayemo gucana inyuma ese gucana inyuma gucana inyuma biza bikomoka hehe mu kuri gucana inyuma kenshi bikomoka mu kuba niba ari umwana mutoya umukobwa kenshi usanga n'abakobwa bakunze kuba batoya cyane ku bagabo niba ashaka kugira ngo anezeze umugabo wiwe ariko nanone umenye ko uyu muntu afite ubukene bw'umunezero igihe hazoza indi generasiyo yiwe abanyeshuri bose benshi bari kuza n'abanyeshuri bafite inshuti zabo z'abanyeshuri bafite ibyishimo byabo bagiraga igihe cyose habonetse undi muntu uza mu bukene bwiwe akabwinjizamo akaboko uyu muntu azamutwara umutima cyane pastor asigaye babikora akavuga ati ngenda ndashaka uriya musaza nenjoyinga ubutunzi bwe kuko nibwo azaba akeneye ariko nishaka umunezero uzajya hanze ati se bitwaye iki akagenda ari uko ati cyapfa gusa jewe nuko mbana ngomba kuba ndi muri ibyo bintu ukuvuga ngo aho nabitangiriye mvuga ko gushakana ari igice kimwe gisanze ikindi gice uwo muntu si igice kiba gisanze ikindi ahubwo
abakurikiye ni ibintu umujura uba winjiye mu rugo birumvikana ni umujura. ni ukuvuga ngo uko ni ukuvuga ngo hari icyo biriza ahita ngo ni kagugu kagugu ni ibintu birya imbuto umuntu niba yinjiye umugambi ari ukurya ibintu uwo ni umujura winjiye mu rugo tumwita umugore ariko uko mba ninjije umujura mu rugo bivuga ngo umujura iyo amaze gusahura ibyo asahura arisohokera nyine akigendera kandi ntawogaye umujura gusa kuko wagiye ibintu uzashize mu nzu ni ukuvuga ngo rero uwo muntu yitwa umujura ntabwo ari umugore uwo mugabo uhawe utekereza kujya kurya uzi umugore uwo ni umujura winjiye mu rugo ni ukuvuga ngo igihe ibyo bintu bizoshira umujura uko ateye ibyo yiba iyo bishize ubushuti buba burangiye azaja gushaka ahandi hari ibintu zo kwiba ni ukuvuga ngo rero aba bantu ni abajura bose none pasita ese tuvuze ku bantu batanganya imyaka ese noneho abantu banganya imyaka dushakanye turangana za byishimo nari nkwitezemo simbibone kandi turi mu kigero gakimwe sibyo turangana ndashaka ko dusohoka niyo za filime nakubwiye abakobwa benshi baba bararenze ibihinde noneho bakagira ngo azashika byapurike mu rugo kurumva noneho akabazi kujya mu rugo ubona ijoro kandi akumva nyine yarakunze pe ashatse umutipe bangana kandi ugasanga wa mutipe bashakanye wenda bijya byose yakoraga by'indabo by'ubugifiti yabikoraga kubera ko yari akiri mu gutereta akiri kwinginga ngo banezeze mugenzi wiwe ariko iyo amaze kumugera mu rugo birashira ugasanga umuhungu w'ibyo ngibyo ntabikunze noneho umukobwa azasigara amwikozaho umuhungu ati reka niba ushaka gusohoka agenda wenyine nta rura bamuha nta mupositinga yakwica kose byagenze utakavuga ati jewe bijya bintu burasimbikunda umukobwa we ntabyumva muri ubwo buryo rero yakwikoza mu bindi bigareza abandi bagore inshuti ziwe bakavuga ukuntu babakoreye amasepurize biraryana biriya bintu amasepurize yabonye akakubwira indabo akakubwira umugabo we yakoze ibitangaza umwana akamuye bakavuga ati yewe kandi ubwo wenda ntibaramara n'umwaka wa muhungu nta nkundo yarambeshaga nose iyo kera ahindutse umwanya ki kandi wenda umuhungu niko yitereye nk'ayo makupure y'abo bana bato wawe yabwira iki murakoze cyane ngiye wenda kuvuga ku bintu bibiri bikorana kandi kimwe kigaragaza ikindi ariko ari bibiri bitandukanye kandi bishobora nyine umuntu ikintu kimwe yokerera mu kindi hari icyo twita keya hari n'icyo twita urukundo ibi bintu kubivangura ntibyoroshe ariko bishobora kuvangurika kuko kimwe kiratangira noneho mu buryo kigaragaramo hakabonekamo ikindi akaba aricyo kikigaragaza mbese muri make kimwe nicyo kiza kigaragaza icabaho aho kiri mbaze mvuga urukundo nirwo twavuze ahubwo rwabuze kugira ngo rwubake umuryango kuko mu kuri iyo dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ko umugabo n'umugore bagomba gukundana urabyumva umugabo n'umugore bagomba gukundana urukundo niwo musingi w'ibintu byose urukundo rwo ruri common ni ikintu rusange mu bantu bose nta muntu wavuga ngo ntigira ikindi kintu kititwa urukundo ariko noneho uko rushirwa mu bikorwa ariyo yitwa keya nibyo bitandukanye biva ku bintu bibiri by'ingenzi ikintu cya mbere nta muntu uzi utanga icyo adafite twese urukundo twagiye turuhabwa ariko tukaruhabwa mu nzira zitandukanye kandi urukundo wakuze ubona nirwo uza wibwira ngo none ni ubwo ngubwo gusa ndetse uburyo bazakunda guca umugani ngo uteme ku isi atatemye ngo aritema ni ibivuga iki biravuga ngo uburyo nasanze data agaragaza urukundo ibyo bintu byaranafekite mu buryo
bigoye kugira ngo nje ngire ubundi buryo ndugaragaza gusha. Urabyumva? Kandi uburyo bwo buyigaragaza nizo zitwa keya. Wabyumvise? Rero urukundo ni ikintu cyo kiri rusange rwose umuntu wese agomba kuba rufite. Noneho rero keya ariyo mva n'imvano y'intambara n'amakimbirane yitwa ijambo ryitwa keya. Icambere kuri keya, keya umugore n'umugabo bagira ukuntu babona ibintu. Dushobora kubona ikintu kimwe gutya, twarangiza tugahita tugitangaho ibitekerezo bibiri, umugore agahita akibona muri ubu buryo, umugabo akakibona muri ubu buryo. Ni ibivuga iki? Twimutse tukava mu cyaro tukaja mu mujyi, uzarebe ninde muntu uzisimuka mbere? Umugore. Ni ukuvuga ngo rero kandi gusirimuka biravuga iki? Biravuga kwiyadaputa, biravuga kwisanisha n'ibyo usanze, sibyo? Noneho abagabo rero bari very slow kwisanisha n'ibihe. Urabyumva? Icyo ni ikintu kiri main, ni ikintu gikomeye kiza gituma icitwa keya kitagaragara umuntu ku ruhande rwa mugenzi we ngo abone ko hari ikintu yamukoreye. Kuko abagabo nubwo yavukira mu mujyi, kuko ibintu bigenda bihinduka buri munsi, ariko nanone kwisanisha n'ibintu turi slow cyane kwisanisha. Ariko umwana w'umukobwa imyaka 5 kera baba hayisanisha. Ndabaheza urugero, akana gatoya ufite kana k'agakobwa kaza gasanga aho washize ibintu byo gusiga ku muntu, kera ukamusanga ko karasiga. Haba n'umuhungu ugasanga yasize, ariko iyo umuhungu amaze kwisobanukira kumva ko ari umuhungu atagomba kwisiga biriya, muzarebe nta kintu na kimwe uzubona ahuye nabyo. Ahubwo iby'isuku yakagombye gukora mukabona ahubwo ko biragenda nabi, mukabona ahubwo karaba umunyamwanda. Uyu mwana byagenze gute? Ni ukubera ko ntabwo tuzi kwisanisha cyane. Icyo ni kimwe mu biza bituma bigoye kugira ngo umugabo agere ku nzozi z'umugore, kubera ko atazi kwisanisha n'ibihe. Kandi twe tugahita tubifata ukuntu ngo ese ngo urarinda birebera ku bandi, ngo uretse tugakora ibyacu ngo bifite akamaro, ngo hari ibintu bifite akamaro. Urumva? Ubwo rero abazatureba wenda dushobora gusobanurira mu ijambo rimwe ikibazo cya keya kiri aha ngaha. Cya mbere ni uko kwisanisha ku bagabo bigoye. mu yandi magambo bagore bagenzi banjye, bishatse kuvuga ngo ntukarenganye umutware wawe ngo ntiyakweretse izo reaction ushaka kubona, kuko ntabwo yatanga ibyo adafite. Nibwo ubwo buzima adasanzwe abuze atarabukuriyemo, ntabwo azaguha ibyo adafite. Si ukuvuga nuko atamukunze, ahubwo nuko yananiwe kwisanisha n'ibyo bihe umugore ashaka ko amukorera. Siko ko bimeze? Nuko bimeze. Ni ukuvuga ngo nyine nivyo navuze. Ni ukuvuga ngo kubera ko twe tutazi kwisanisha n'ibihe mu buryo bwihuse, ahubwo twebwe abagabo dusa n'ibihe cyane by'amateka yacu kuruta guhita dusa naho dusa n'ibihe bishasha bitugezeho. Ugasanga rero urimo uraza gusaba mugenzi wawe icyo atazi, icyo atanafite mu buzima bwe batazi. Kurasaba ngo akubwire uko usohotse, ngo akubwire ngo uri mwiza, ngo wambaye neza, kuva yabaho. Duhera ku bwiza bw'isura. Kuva yabaho yaba ari nyina yaba ari se, nta wasohoye ijambo, kuko iryo jambo kera kose twejya riteye isoni. Biri kuza ubu ngubu. Nta muntu wigeze umbwira ngo uri mwiza, cyangwa ngo usohoke mu mabwira ati mwana wa ndagukunda cyane, aguhobere, kandi ntawe uri kujaga. Izo gazo ni izabo. Ni ukuvuga ngo rero
umuntu wakuze akagira imyaka iri nk'iyi yanje nta muntu uramubwira ngo uri mwiza. Iri jambo niyo arisohoye zasa n'usohoye ikintu gisha mu buzima, mbese muri make ni ikintu gisha kiba kinguyeho. none se Gutekereza ngo azohora ari kuririmbira rero iyo ari Fred none se yo yifata uko madamu wawe ntiyosohoka ngo umubwire ati sheri wambaye neza ndagukunda kandi kamuri kumwe aho ngaho ndagukunda umeye nk'akabizo ko wabaye mwiza cyane. noneho ikiganiro kitanteranya n'uwanjye ni ukuvuga ngo rero niyo mbivuze nawe azahita ambwira ubikuye kubera ko abahaye abona ko nsa n'uremye ijuru risha ritigeze ribaho. Urumva ni ukuvuga ngo rero iyo abantu batisanishije rero iteka ryose bagirana na conflict. Icyanyuma gisa n'ico amapriorite ko ndakomeza gukoresha ijambo priorite ariko ni ibintu by'ibanze ivyo tubona by'ibanze mu buzima tubibona ugutandukanye, ni nacyo kizana amakimbirane. ni ukuvuga ngo hari ibyo ntekereza bifite akamaro kuko abagabo kenshi ntabwo dukunda kureba kuri Angelina, ntabwo dukunda muri abantu barabibona bigaragara abantu barazumva gute abantu barabireba gute. Dushobora gutegura anniversaire mu wanje nayitekereza kumva irahenze kumva ico kintu rwose kirahenze ariko umudamu wanje akibaza bari buze gutumira abadamu bagenzi be urubyiruko bagenzi be bari buze kwenjoyinga ico kintu akavuga ati biramaze atitaye ku bibazo ntitaye ku bizobejo. Aba bantu bamenye ko umuryango dufite uhuje umeze neza kandi duhagaze neza. Noneho rero ayo mapriorite yatandukanye kuratekereza ko mwagasipiye ndaza kubahereza urugero rumwe ku mibare yo hejuru. ni ukuvuga ngo kuratekereza ko mugiye kugasipiye sibyo, mugenzi wawe agatekereza ko mugiye kwereka ishusho abantu, kwemeza abantu. Aba bantu aho baza guhurira ndahabereka. Abantu aho bahurira ni iyo umugabo atsinzwe akemera bya bindi aba agiye mu ruhande rwo kunezeza umugore gusa ariko we akagira agahinda cyane. Uzarebe niko rugero nababwiye ngo gaheza, uzarebe ushobora gutegura anniversaire yo gutungura umugabo wawe ugategura ibintu byinshi byiza ugashyiramo imbaraga ugakora ibikorwa byose ugatumira abantu zikuzura warangiza ukamushyira ku ruhande hariya abantu bakamuzungurukana cyangwa nawe ukamubeshabesha wa muntu akaza akinjira mu rugo. uzi icyo agiye gukora arahita yishishisha yaba yisekesha avuge ngo madamu bose mudatunguwe ngo arakoze ariko ikiza kikubwira ko bitamereye neza. Iyo abantu bamaze gutaza akora mbese ngo nk'ibi bintu uzakoresheje bangahe agatangira kubona wamugati kuko byari ngombwa koko hazaho ubona mugenzi wawe umubwiye ngo byari ngombwa kuri buze kumukomeretsa cyane ugapfa kubaza nk'igiciye ngo se buriya ngo nangahe uko ubona umugabo w'imfura ngo se buriya nangahe nguzi amafaranga twakoresheje nguzi ko nakoresheje amafaranga arenga 200,000 ukavuga ati noneho iyanje anniversaire muyirekeraho umuze mukora iy'abana ariko iyanje muyihorere kurya umweretse ngo gutinya gukoresha amagambo akomeretsa yo kubwira mugenzi wawe ati ibi bintu ntuba wabibaze aya mafaranga n'umuntu aba yavuye iwanje arayandi yawe ufite cyangwa yawe yose y'umuryango uragasipiya urasipendinga. Iyo ari umugabo gito azamuvugira aho ngaho uragasipiya cyangwa no mu bandi agahita agaragaza isura isa n'itishimye ariko kenshi abagabo benshi barishijisha ariko kubaza mubwiye ati zatwaye ngaha akavuga ati mwakoze cyane rwose mwatunguye ariko ndakuze nta mpamvu ya anniversaire yanje kujya yatekereza ibyakoreshejwe. Rero kubera izo mpamvu keya niyo ni gute nguha keya ugatangira kubaza ibiciro
zizo twakoresheje kuki utumva ko n'abandi bantu babona ko umuryango wawe ukwitayeho kandi kuko hazabwirwa amagambo meza turashimira njyewe Anita Famignone nashimira Famignone rwose imbere y'abantu yaradutunze hano muri rugo yaratugaburiye yatatugiriye ntimwumva ko muri bibandi iyo mvuga ari nziza kandi ku mugore n'ibyishimo ariko nubwo hayamvugaho ngo narabatunze ku mutima wanjye yako nakomeza kuvuga atari ko uko y'amafaranga nangahe narabatunze none kuramara n'utwari dusigaye ngo narabatunze aho ni mu mutima ni ukuvuga ngo rero kare yapfuye pastor ariko naguciye mu icyo kintu rero dusubire wenda kugira ngo tuge kubitindamo cyane noneho fata rero aba bantu byibura wenda barangana birashoboka ko n'umugabo yozumva wenda akavuga ati nubwo byatugasipiye ariko wenda ntibigasubire ariko ntabigire mu inani fata umugabo w'imyaka 60 ngo uramuzana iyo mikino ngo kuramuzanaho urwo rwenya amafaranga yiwe asigaye gusa yibaza ngo utwo mbonye n'utuzotugundira kugeza ngiye rusororo none kuramufata twa tundi yaragundiriye tukurana rusororo kuratura ngo abantu ngo benjoye ngo baseke uko twamusetse uramuteye agahinda gateye ubwo kandi pastor ariko buciye mu ijambo ari ikintu kagitangaje uku natwe abagore iyo wageze reka mvuge ngo wageze cyane ni nk'ibyago wagize reka mvuge ngo ni umugisha ariko da wagize umugisha ukagira umugabo w'inkunda rubyino nk'uko hari agateye gutyo ubagize ibyago reka noneho mbivuge wagize umugabo umeze gutyo ubona ko twege dukundana tuba twitaho gutyo turyoshye twemeza igitsina gore ariko gatwege biratandukanye twege iyo wagize rero umugabo umeze gutyo umugabo umeze gutyo uba ushaka nawe kwemeza kandi hari abagabo bameze ko kwemeza isi nawe akora ibintu bihenze yemera afate n'amadeni kugira ngo hanze babone ko afatika afite ubushobozi agasesagura muri ubwo buryo twe turakomereka kurenza uko yokomereka abagabo twe duhita tubona ko ari ikibazo kubera ko umugabo impamvu yabyo hari igihe kigera ugashyiraho itegeko ukaba wahagarika ibintu bimwe n'ubwo mugenzi wawe yababara ariko nyine akabyumva ngo abagabo niko babaye ngo ubwo umugabo nyine ntabyumva kubera ko umugore amugomba ico cubahiro ariko noneho uyu mugabo ari we wataye umurongo kuri ubwo buryo biba bigoye ni nka kurya k'umutegetsi iyo umwami yabaye mubi igihugu cyose kiba kibi ni ukuvuga ngo muri kubona mu bihugu birimo intambara byinshi cyane iyo perezida atari mwiza mu igihugu n'umuturage wese ni ukuvuga ngo iyo perezida ntaterambere agira mu mutwe wiwe n'abaturage bose ntibatera imbere kubera ko iterambere ryinshi barigezwa iyo tureba mu bihugu byinshi bitagira nk'imihanda mfite mbigarura mbirangirize kuri umugabo mu rugo abaturage kenshi kibohinga imirima ngo bazogemurira ayandi masoko batagira umuhanda ukura mu murima ngo ujane ku yandi masoko kuko nta modoka yoza kuyikorera kandi abantu ntibobyikorera siko ni ukuvuga ngo rero umugabo utagira iterambere muri we uwo mugabo utagira iterambere utagira icyo atekereza ibyo zose akabyaya agasesagura abahindutse nka perezida mu gihugu ciwe utagejeje imihanda ku baturage nta n'uwatera imbere baba ari abana be ntibotera imbere baba ari umugore we ntibotera imbere baba ari abandi bose bamushabikiyeho ntibatera imbere kubera ko ukora imihanda isanisha development cyangwa se iterambere riri hariya n'iriri hano ninde urisanisha mu muryango n'umugabo ni ukuvuga ngo niwe ukereye umuhanda uva hano usanisha n'iterambere riri hariya igihe rero uyu muntu atagize iririya tembere rizahombera hariya n'irindi rizahombera hariya ubwo ibyago byazabaye umuryango wagize ibyago rwose bari gushaka ubu ngubu cyangwa bubatse ingo ariko bakiri batoya no gushaka inama nabagira ni imwe ni uko bagomba guheza agaciro ibigomba guhabwa agaciro zubaka umuryango kuko umuryango ntabwo wubakwa n'amafaranga umuryango ntabwo wubakwa n'uko utuye mu gihugu runaka umuryango wubakwa n'uko abawubatse babiri iyo umugore yari ari n'iyo umugabo yari ari bahuye
bagiye kubaka icyitwa umuryango bakaba bafite iyo definisiyo bayizi neza icyo tugiye kubaka bakaba barakizi iyo rero tumenye izo twubaka ubwo tumenya n'iby'ibanze ni uwuhe musingi dushobora guheraho ntangiriza muri rino jambo Bibiliya zitubwira ngo urugo rwose Imana itubatse ngo abubatsi babubakiye ubusa ni ukuvuga ngo rero Imana igomba kuba imbere mu bintu byose kuko niyo itubwira niyo yatangiye umushinga ubwo rero ntiwavuga ngo warusha ubwenge uwakonse umushinga uwawutekereje imbere awufitemo n'ubwenge nuko ashobora kuyobora icyo kintu nidushyira Imana imbere tugashyira iby'ibanze imbere tugashyiraho ibintu tugomba kuba tugenderaho cyangwa bizatwubaka imiryango tuzubaka imiryango myiza kandi ikwiriye murakoze Imana Pastor urakoze cyane Imana iguha umugisha mwinshi turizera ko n'abakunzi bacu kino kiganiro bari bugikunde baze batanga ibitekerezo banatubwiye niba bashaka tuzamugarura rero ku nama za Pastor arakoze cyane ni ukuvuga ngo abasore muri iki gihe mutinya kubaka rero ngo ntabwo ngo wazana umugore nta kintu ufite ntabwo uba uzanye igisambo mu rugo birasaba ngo muze mwese mufite gahunda yo kubaka mwese mufatanye mushobora guhera ku busa ejo Imana ikabagira neza mukabona amafaranga mwifuza urugo rero si amafaranga urugo si inzu mwahera ku busa kandi mukubaka rugakomera Imana ibahe umugisha mwinshi